Yes, ndagusuhuje neza cyane wowe udahwema kubana natwe hano kuri Mala Media TV dukurikira ku biganiro n'amakuru agiye atandukanye tugenda tukugezaho gatanu kuri gatanu. Ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe ugakanda no kukazogera ukemera gukomeza kugumana natwe mu biganiro n'amakuru tuzaya tukugezaho ukavuga ati hano kuri Mala Media TV nahabonye amakuru meza, reka nkore subscribe kugira ngo n'ibindi bintu bishyashya tuzaye tukugezaho ujye ubasha kubibona gatanu kuri gatanu. Subscribe guys, nawe ugiye kurambura ikiganza cyawe ukadutera inkunga ugakora subscribe guys, ni ibintu byiza cyane n'iby'agaciro. Imana y'amahoro ikomeze ikurebe iguhereze umugisha kuko icyo utanze ugitanganye umutima ukunze, ndabizi neza ko n'Imana igihereza umugisha. Rero reka dusubize umukunzi wacu wari watwandikiye ku mbuga nkoranyambaga zacu za Mala Media TV agashyira muri comment ku biganiro twagiye tubakorera, akatubwira yuko twamukorera ku bijyanye n'abakire 15 bakemera Imana kandi ari abakire bashaka kuba barageze ku bintu byinshi cyane. Rero umukunzi wacu reka tumusubize, ndabizi neza ko ibintu turaza kumusubiza biraza kumushimisha. Bamwe mu byamamare ku isi batemera Imana Nimpamvu Bashingiraho Batayemera, ibyo nibyo tugiye kugarukaho tukabirambura tukabijya imuzi tukabigera imuzingo aho turaza kubirambura mu buryo buhagije. Weho stay in touch, ntibajye gukora subscribe noneho nze ntugezeho aho bakire noneho nawe ubamenye. Yes, urakoze cyane kuba ukoze subscribe, ni byiza n'iby'agaciro kandi ndabikunze cyane. Ikindi ntibajye gukora like ibiganiro byacu nimba ubikunze, nimba hari icyo ubikuye. Akenshi usanga mu bihugu byinshi byo ku isi bifite umuco wabo byihariye, ariko ugasanga bafite n'imyemerere runaka nubwo abantu bizera mu buryo butandukanye, ariko usanga buri wese afite uko yemera Imana. Bamwe mu byamamare ku isi usanga batemera ibijyanye n'Imana, batanabikozwa, batanemera nuko Imana yigeze, nabo batanemera nuko hari icyo yigeze bakora, kandi ugasanga ari abakire bakomeye cyane. Bityo rero twaguteguriye bimwe mu byamamare karundura ku isi nkuko dusanzwe tubikora, tugenda tubikora hano kuri Mala Media TV. Tujya gukoresha wa muco wacu nkuko twugenda dukoresha bita countdown duhera ku mwanya wa nyuma paka tugeze ku mwanya wa mbere 2 tudatinze rero tutizinze mu magambo, reka dutangire ku mwanya wa 15. turahasanga witwa James Cameron. Uyu ni umuyobozi wa filime ukomoka muri Canada. Yayoboye filime harimo iyitwa Terminator yasohotse mu 1984, hari n'iyindi yitwa Aliens, n'iyindi yitwa The Abyss, hari n'iyindi filime izwi cyane yitwa Titanic, n'iyindi yitwa Abacyire. Uyu nawe ni mwe mu bantu bazwi ku isi batemera Imana, batanayemera habe na gatoya. Rero twakomeje ku mwanya wa 14. turahasanga uwitwa Howard Stern. Uyu nawe ni uzwi cyane nk'umukemurampaka mu marushanwa ya American Got Talent. Uyu nawe yagize ati amadini yose arandwaza, amadini yose yatandukanyije abantu, mbona nta tandukaniro hagati ya papa yambaye ya ngofero nini azenguruka n'inkoni icumba umwotsi. Ngewe mbona ku ruhande rwanjye nta tandukaniro n'umunyafurika wisize irange ry'umweru asenga yambaza urutare. Twakomeje ku mwanya wa 14. turaza kubita tubangura dukubita tugana ku musozo, ntabwo nshaka ko iyi video iraza kuba ndende. Ku mwanya wa 14 turahasanga witwa Howard Stern. Uyu nawe azwi cyane nk'umukinnyi nari nsubiye mu mwanya wa 14, ariko murambabarira cyane ntawe utibeshya
none reka dukomeze ku mwanya wa 13. Ku mwanya wa 13 turahasanga witwa Antonio Banderas. Kuri Antonio Banderas ngowe ngo ntiyizera Imana ko nta muntu n'umwe uzi niba Imana ibaho cyangwa se itabaho. Antonio Banderas akomoka muri Espagne, umukinnyi wa filime kuri ubu afite imyaka 55. Reka dukomeza ku mwanya wa 12 turahasanga witwa Zac Efron yamenyekanye cyane muri filime High School Musical. Kuri ubu afite imyaka 28. Avuga ko yarezwe iwabo nta myizerere runaka bagenderaho, akaba ariyo mpamvu nawe kugeza ubu kwizera Imana bitamushishikaza kuko ntaho yigeze ahurira nayo. Ku mwanya wa 11 turahasanga uwitwa Bruce Willis. Uyu nawe ni umukinnyi wa filime yamenyekanye muri Expendable 2. Kuri ubu uyu mugabo afite imyaka 61. nawe yagize ati amadini n'indi miryango yigisha iby'Imana ntibigikenewe, byari bigikenewe igihe twari tutaramenya impamvu izuba ryimutse n'impamvu imiyaga ihitana abantu cyangwa se impamvu ikirere gihinduka. Uyu nguyu rero Bruce Willis niko we abibona. Turakomeza ku mwanya wa 10 turahasanga witwa Kevin Bacon. Iyo Kevin Bacon ni umukinnyi wa filime kuri ubu afite imyaka 57. nawe ntakozwe iby'Imana. Yagize ati nubwo ntemera Imana ariko ndamutse nyemera navuga ko imibonano mpuzabitsina ari uburenganzira Imana yahaye abantu gukoresha, bitabaye ibyo ni iherezo ry'ikiremwa muntu. Twakomeje ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turahasanga witwa John Depp. Uyu nawe ni umukinnyi w'amafilime yamenyekanye cyane muri filime yitwa Pirates of the Caribbean. Kuri ubu we nta ngo kwizera Imana si ngombwa, ati nizera abantu banjye, ibijyanye n'amadini byo simbizi. Ku mwanya wa 8 turasanga uwitwa Juliana Moore. Nawe yamenyekanye cyane mu mwuga wa sinema, twavuga nka filime yakinye yitwa Crazy Stupid Love n'izindi zitandukanye. Uyu nawe afite imyaka 55. yigeze kubazwa n'umunyamakuru ikintu cya mbere yabwira Imana ku marembo y'ijuru. Yasubije ati ko yabwira ati wow, niko nabwira Imana ngo yabwira ngo ati wow, burya naribeshya, ni ukuri ubaho. Ku mwanya wa 7 turahasanga witwa Daniel Radcliffe yamenyekanye cyane muri filime Harry Potter, aho aba ari nawe witwa Harry Potter. Kuri ubu afite imyaka 26. nawe ni umwe mu byamamare bitemera Imana ndetse akanabyiyemerana, gusa akavuga ko ntawe agenda yigisha imyemerere ye. Ku mwanya wa 6 turahasanga witwa Brad Pitt umugabo wa kenshi bavuga ko akorana na za Illuminati, akorana n'imitwe mibi n'imyuka mibi, ariko uyu mugabo nawe hari byinshi yagiye atangaza. Ni umugabo wa Angelina Jolie bashakanye byemewe n'amategeko mu 2014. yari amaze gutandukana n'uwitwa Jennifer Aniston muri 2005. Brad Pitt afite imyaka 55. nawe yahuje n'umugore we bijyanye n'iby'imyemerere kuko nawe ntiyemera Imana. Avuga ko ubuhakanamana ntiyemera Imana, avuga ko kuri 20% aribwo yemera Imana, naho 80% akaba ashidikanya. Akongera akavuga ati 20% at least, naho 80% agnostic. Ku mwanya wa 5 twakomeje tunagana ku musozo turahasanga
uwitwa Bruce Lee. Uyu Bruce Lee ni umukinnyi wa filime yaje kwitaba Imana ku myaka ya 32 yakomokaga muri Hong Kong. Ngo ntawe ntiyizeraga iby'Imana n'amadini kuko ngo we n'abantu yagakwiye kwigishwa. Yes, abantu ngo we uko abibona ngabona ko abantu bagakwiye kwigishwa gukora no kugira indangagaciro aho kujya mu madini no mu by'Imana. Ku mwanya wa 4 turahasanga uwitwa Bill Gates, umuntu w'umukire cyane ukomeye ku isi, nta muntu utamuzi, aho atunze miliyari 76.4 z'amadolari y'Amerika. Nawe ni umwe mu batemera Imana, ariko ahanini hagashingirwa kuba nta mwanya ha ibijyanye no gusenga, aho yagize ati mu bijyanye no gukoresha igihe neza, ibyo gusenga si amahitamo meza. Uzi ko hari ibintu byinshi nakora mu gitondo cyo ku cyumweru. Ku mwanya wa 3 rero turahasanga uwitwa Angelina Jolie, uyu mugore w'imyaka 41 nawe azwi cyane muri sinema, aho yakinnye filime nyinshi cyane zanakunzwe. Nawe ni umwe mu bantu batemera Imana, nawe yagize ati Imana si ngombwa kuri njye, hari ikintu kidasanzwe kiba mu bantu kijya kumera nk'Imana, ibyo birahagije. Ku mwanya wa 2 turahasanga witwa Morgan Freeman. Uyu Morgan Freeman azwi cyane mu mwuga wa sinema, ni umukinnyi wa filime ukomeye muri Hollywood. Kuri ubu afite imyaka 79. Kibajijwe niba ari umuhakanyi, Freeman yabasubije ati ni ikibazo gikomeye, ariko nk'uko nabivuze nkitangira, nitwe twahimbye Imana, niba nanayizera ni uko ntekereza ko njye ndiyo. Andi magambo ashingirwaho hemeza ko uyu ari umuhakana Imana. Yagize ati kuri njye sinemera umuremyi, kuwo nitwa Imana, uwo witwa Imana ngo waturemye mu ishusho ye, haba hari umuntu ubifitiye ikimenyetso gifatika. Uwo ni Morgan Freeman. Twakomeje ku mwanya wa mbere. Umuntu wisanga ku mwanya wa mbere turahasanga witwa Fidel Castro. Amazina ye yose ni Fidel Alejandro Castro Laz. Afite imyaka 89 kandi yabaye minisitiri w'intebe wa Cuba, ndetse aba na perezida w'iki gihugu. Ni umwe mu bantu bazwi ku isi utemera Imana. Yabajijwe mu idini Gatolika. Yabatirijwe mu idini rya Gatolika, ariko ntiyigeze yita ku byo gusenga, ntiyemera iby'ubundi buzima nyuma y'urupfu. Ndetse kuri we Bibiliya abona yaragiye ikoreshwa mu buryo bwo gukandamiza amoko amwe n'amwe y'abantu ku isi, aho yatanze urugero ku birabura. Wakoze kubana natwe muri kino kiganiro cyose, wakoze kuba wacyumvisha, wowe ucyumvisha ukaba ukigishije ahangaha. Ndagushimiye cyane. Nimba hari ikindi wumva nawe twaza kugezaho, washyira muri comment, ugakora subscribe, kugira ngo n'ibindi bigiye bitandukanye tuzajya tugutegurira bizajya bikugeraho 5 kuri 5. Murakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibaduhere umugisha. Njye wumvaga nari Zephyr Niyitegeka.